nta n'urwango twagiranaga, twasangiraga icupa aho hose twahuriraga, urumva. Thank you. aho yahostingaga nahajyaga, n'ibyo bintu naranabyibagiwe. Kuba yaranyambuye ahubwo arakoze kongera kubinyibutsa, urumva. niba yaranyambuye neza ko yanyambuye yarabyibushye, ariko reka mbibutsa akantu gato. Iyo ntabwo najya gufungwa ngo mbone abajene ukuntu bari kubashyiramo, kandi nzi ukuri ngomba gutanga ukuri kwanjye nkavayo hakiri kare. Urakoze cyane. Banyene n'andi makuru n'ubu ngubu mbasobanurire mbabwirire hano. Sininya Kedron ngazaza mfitiye imihari, iki gihugu si icye, nongeye mu byandike. Ahagize andi makuru banyeneraho nyafiteho ukuri nakuvuga. Koco umunyarwanda nyakuri bro. Ngewe ntabwo ngira mivumbi kumuvumba njya kugira ngo njye kuzi. Nanjye nibagira umuntu unyumva ikosa afite gutanga ukuri azagutanga. Ngewe nshaka ko mukomeza kuba umugabo nta kintu ampaye nkanjye bwagize ibyimpa. Uyu ni Njuga, ukuri ko Njuga yavuze ku munota wa mbere jusqu'au aujourd'hui nibyo avuze. Nge baramamagaye bro, ntago kumamagara mane uzi kwicara muri iriya modoka uvuga ngo sinde bugaruke. Oya se mwese ubutekereza kuri bugaruke. Natanze amakuru yanjye ya nyayo, narahirira nkanayasinyira. Numvishe yereguza avuga ngo haba amakamera aho hantu bazajye ngo kuba kureba, urumva. Niba najyayo bakareba Kedron nicaranye nawe inshuro nyinshi, iyo tariki bayishake bazajyeyo barebe. Twari twicaye mu kuba ka ruguru kamwe bita VIP, urumva. Ntabwo rero yangiye mutinya ngo filime, ibyo bya filime ni ibihuha. Wamwumvisha umunyarwanda ubarya indimi ushaka kubaka igihugu. Twarakoranye filime muri Covid, bakazana video zo muri 2000 Covid ashize imyaka ingahe Covid irangiye? Hashize imyaka myinshi. Ubuse Kedron andusha umunwa wo kwicara kuri YouTube ngamwishyuza paka anyishi. Ubwo se imodoka ye ngewe ndi umuntu ufunze umutwe nayipfumura amapine andi mideni. Ariko niba twaricaye umuntu nkamwereka ko ikibazo cyanjye nayo cyarangiye, akaba yabyitwaje muri urwo rukiko rwanyu, ntago mbizi kabisa ibyo biboro mu binkuremo. Urukiko rw'abanyarwanda si urw'abantu bose, si urwacu. Hano se simbona hari urundi rukiko rurimo Pastor Claude n'uyu mujene, ni urwanyu. Kandi ukabuhisha ko wageze ku rukiko n'ubwo utinjiye uvuga uti nahageze kandi twakubona. Yewe ninde muntu wambonye ku rukiko mwa? Hari umuntu wambwe turi kuruze kuri alimentation. Njyewe uyu genda gakeya Pastor Claude, kandi nawe usigaye ufite ibintu sinzi ukuntu umeze, usigaye umeze nka kamarade. Marade ameze ati mwe muvuga inkuru mutabanje gutekerezaho. Umva mba amakuru yanjye rero arambuye. Ubutumwa Kedron yabahaye ngo kuba natwarakoranye filime butandukanye n'ibyo bambajije. Mu byo bambajije ntabwo harimo ibijyanye na filime, nta nubwo iyo filime nayitinze, kuko bambajije kuri Puzzle bambaza no kuri Kedron. Ariko Njuga ibyo biri clear man, ibintu bya Njuga biri clear. Njuga ntabwo yigeze Njyewe natanze amakuru ukiraho Njuga, ukiraho reka nkunganiraho gakeya. Umva abajene baba barimo hano umva ntago wabeshya ibintu biriho bikurikirana n'abantu 1,000 ngahe. Abo bajene bakubajije baba bari hano bakurikiranye na bino biganiro. Niyo mpamvu ndi kugusubiza uko nge nasubije, urumva utajya ngo ndi guhubuka. Ibyo bambajije nabisubije uko babimbajije. Ibijyanye na filime rero niba bikenera amakuru nayo bazamamagare bahi bijyanye no filime. Mwana uzitegeko nta nyandiko nigeze ngera na Kedron kuri filime ye, yaranyambuye ndabyemera ko nta nyandiko twari dufitanye. Yamuregahe warambuwe wambuye izuba rero. Naranabyibagiwe bro, naranabyibagiwe, urumva. Kandi ibintu twese twakoraga twihiringa kubera inzara, ntacyo yinjije. Naranabibonaga ko ntacyo yinjije, nta nicyo nayo kumwishyuza. Munyemerero tugarute ku byabe. Urumva Njuga nako kantu kuko bakugarutse aba bajene bari ku rukiko bagaruka cyane baravuga ati nyamara rero biraba byiza Njuga anyuza aha. Niyo mpamvu naguhamagaye. Suga bera naguhamagaye. Pundi tidije puna tizamuka. Harubona jyaga nimero yawe Njuga.
wapi suga mbere nguhamagaye aba bajene bakwishyuye kuva kare bati tuzanire njuga biravugwa ko yagambaniye K John ngayo nguko amugambaniye umucyo ariko nyiri gushaka abantu yamugambaniye bikanga punditi babari ruzamuke ubundi hari abantu bafite impano pundati wakoze ikiganiro nshira mu kiganiro cyawe zamuka njuga urakoze kubishyiraho umucyo rata ariko ibyo njuga akoze nibyo punditi babari ruzamuke njuga iyo umuntu ari haramu ari kuburana nyine abashaka ikintu cyose cyamurenganura niba rero wenda yagezeyo agatungurwa nuko wenda watanze ubwo buhamya wenda akahita avuga wenda gutyo barimo umwe wigiza nkana nyine muri make ntabwo yambara okay abantu bose bakurode bagiye okay punditi naje wahageze pe mwambuze mwihangana nakubuze ariko nyine nta kuri nuko nakora iki abantu bari ku basobanuye inkuru ariko bakomeje kunyoreza ikiganiro cyawe yaje kuri YouTube yitwa ukuri kutavugwa kuri kutavuzwe ko cyano yitwa yego tuvira imuzi inkuru mu rukiko byari byifashe bite byagenze bite mu rukiko rero ukuntu byagenze urubanza rwabaye K John na Pazomani baraburana urubanza rwabo ruranarangira ariko mu kuburana kwabo hagaragaramo ko muri raporo ya cyber cyangwa se raporo yakozwe hakoresheje ibizamini bya gihanga bakoresha ikoranabuhanga basanze ko uwitwa Pazomani yigeze kwandikira Godfather anamuhamagara kuri video call aramubwira ngo nsibira izo video birimo irankurikirana noneho the same case banasanga yigeze guhamagara kuri video call Dumba aramubwira ngo nsibira izo video birimo irankurikirana uvuze Godfather kandi Dumba mvuga na Godfather nyine no uravuze ngo yandike no subira inyuma utangire inkuru no wijisha abanyarwanda aho yanago ndi kubajisha none se ntago ari kubyumva vuga twumve subira inyuma muri raporo ya cyber ubushinjacyaha bwasana yuko Pazomani cyangwa se Shimwe Patrick aka Pazomani yahamagaye Godfather akambwira ngo sibira izo video Godfather iri kunkurikirana banabona no umva punditi vuga ngo punditi reka manze sobanura ibyo ndimo ndasonora mbaza nyuma no uravuze ngo yahamagaye Godfather aramubwira ngo nsibira izo video yahamagaye yewe ya cyber raporo igaragaza yego hanyuma anahamagara Dumba kuri video kuramubwira ngo nsibira izo video birimo irankurikirana ariko ntago iyo raporo igaragaza izo video yabwiraga abantu babiri ngo bamusibire ko ari bibiri kumukurikirana niyo mpamvu amazina yanyu yagarutse mu rukiko niyo mpamvu nabashize mu kiganiro kuko ngewe mu kiganiro cyane kiri kuri channel yanjye ukuri kutavuzwe nshyiramo ibyavuzwe mu rukiko nta kintu nongeramo cyakora ushobora gukora comment ku byo mbona byavuzwe mbona bidafatika cyangwa se mbona byabaye ndabaza yego hano umva jibe wari mu rukiko jibe wari mu rukiko nawe punditi yego muri raporo bavuze ko yahamagaye Godfather akamubwira ngo namusibire video tutamwumva mbanya unprofessional nkeneye abantu bari ku rukiko ibyo nakubwiraga se ngo bagushyirishamo bakavuga ibintu bitaba jibe uri he jibe Rwanda va Yohana narangiye mwaje kureba match none yatangiye gukina oya wari uri ku rukiko ubundi tikwa ntuburiye ibi byavuzwe ngo yarampamagaye na telefone nesize ku ruhande narangariye match igihe umuntu numvishe bavuze ko yabwiye ngo sibiza video bibiri kumushaka ni Dumba wowe icyo numvishe nuko
ubundi na yego ndimo ndabumva giye bari ntago muri kwenyuma gihe hari ikintu ushaka kugira ngo unsobanurire kuko ndi gutungurwa. yayisobanura ikindi nabamenyesha harimo abantu bake mu rukiko abandi bari hanze oya mbere yo kujya mu mani mbere yo kujya ngiyo garuka mu rukiko aho mvugwaho rega muri munene yishira kotinga amagambo yavuze kuri kotinga nabigusobanuriye Bize bite? raporo ya cyber yagaragaje ko Pazomani yaguhamagaza uvuga ngo sibira izi video libri kunkurikirana ariko ntago bavuze izi video ni zihe zaje wawe ryari cyawe yazohereje ryari ntago iyo raporo isobanura ibintu byinshi cyane ivuga icyo kintu nicyo Godfather yazgo the same case kuri Dumba. Jibe urahari yagarutse bari bahamagaye niba wakurikira ko kantu hansobanurire nube bifite aho bihuriye n'uyu nguyu. So njyewe umva nkubwire numvishe nyine Dumba ari we wagarutsweho ko Pazo yamwandikiye akamubwira ngo si izo video ariko izo video ntago yamenshone nziza arizo iba ari iz'ubukwe iba ari za yampano aramubwira ngo si izo video ribu iri kunkurikirana sibyo kuri wowe rero icyo numvishe nuko mwavuganaga yego none se uyu nguyu ari kumpuza n'ibyo ati nibyo nshaka gusobanukirwa nani we wenda ntabwo numvishe neza reka guhera kandi nakubwiye ko wenda ngemba numvishe neza ikintu kiri kunungura ubundi tino mu kiganiro yakoze urumva yabikotinze nk'uko biri ariko ndi gutungura n'ukuntu ari kumvuga ariko ibyo byuma byantuza ngo babyita gute ibyo byuma bikora iryo perereza mugende mubigurishe mugura ibindi kuko sinigeze mvugana n'uramutse ibyo bintu mwaba mubisha niba mubiri wafasha se wenda batabishyara niba waba ntunguye n'izina ry'Imana reka nkubwize ukuri ibifundi avuze aramutse ari byo bakavuga ko babonye uriya ngo yahasanze umukameramani wa Big Man witwa Josh masanga umuntu umukameramani wacu wa 3D witwa Gaposho n'undi muntu umwe narimo kwibuka neza ariko nawe ni umunyamakuru ariko n'umukameramani unaye n'umukameramani icyo gihe Big Man ntiyagera isa namamagara ambwa ati wahageze nambwira yego nahageze ati nanjye ndaje aba yakije imodoka twahageze twese dutegereje kubona umuntu witwa Jihadi nabo bari kumwe mu kirego cyangwa muri dosiye imwe bari buzanwe mu modoka baje kuburana ariko twebwe twahageze bo bahageze deja bamaje no kubinjiza hehe aho bategerereza sinzi niba uri kunyumva neza ndakumva icyo gihe namanutse umupolisi ahita azamuka arambwira ati se ko winjiye mu gipangu amasaha ataragera ndambwira ntago nari mbizi ni amakosa kabisa ariko ahita mbera umwana mwiza ndamubwira se ba Jihadi baje arambwira ati oya ntago barabazana ariko babazanye icyo gihe nahagaze ku giti mbona imodoka ya Pastor Claude iraje yaje mu modoka mu yandi magambo umupolisi yabesha umunyamakuru urumva ni ku mpamvu wenda z'umutekano ni ku mpamvu z'uko batashaka ako kavuyo kabo bantu benshi abanyamakuru bagombaga kuba ari benshi ariko nabyo ntitubitindeho yego Pastor Claude yahise yinjira yaparitse aramanuka araza ansanga ahantu nari mpagaze mpagararanye n'umupolisi aransuhuza arambwira ngo uremewe arakomeza aramanuka araharengaho aho ngaho Claude uyu nguyu Pastor Claude agira imodoka se cyane imwe se komeza domi okay icyo gihe ikintu twari dukeneye twese twari ukumenya niba Jihadi cyangwa uzabakiro Spirian na Ishimwe Patrick Pazomani Kalisa John ariwe K John bahageze haje imodoka ya van irimo abakekwaho cyangwa abakurikiranyweho ibyaha runaka
tugira ngo niyijemo ba Jihad, kumbe ba Jihad bo bari bamaje kuza. ubwo nibwo bwari burimo buracya. Amasaha urubanza rwagombaga kuba 3:00. Nahise njya gusoma kuri liste nsanga uwitwa uzaba kiriho Sipiriye ari ku murongo umwe na Ishimwe Patrick, ubwo ni Pazomani, Kalisa John, Savio ndetse n'uriya Papi bari kumwe, bigaragaza n'amasaha bari buburanire na sare bari buburaniremo. Twashatse kujya ku cyumba cy'iburanisha, umupolisi atubwira ngo amasaha nagaragera turabarekura igihe nikigera. Ariko njyewe nari mfite amakuru yuko Jihad cyangwa uzabakiro Sipiriye afite abanyamategeko babiri, ariwe uwitwa Fatikaramu, harimo n'uwitwa Bayisabe Irene. Muri stand up nakoze abantu bayirebye kuri 3D TV nabisobanuye. Nkaba nari mfite amakuru yuko uwitwa Jihad atari buburane, ari busubikisha. Ayo ni amakuru nahawe ejo 7:30 z'amanywa. Icyo gihe umupolisi yaje kugera aho ngaho araturekura, aduha uburenganzira, atubwira atari ku muntu ufite kamera. Ndetse icyo gihe umukameramani wa Big Man GB Rwanda yaje afite kamera ariko ijimije, afandagira ngo iri kwaka, ndabyibuka. Arambwira ati wowe ubikamera ntabwo uri bwinjire niba iyo kamera utayijimije. Ati sawa fande. Baje kuturekura. Icyo gihe twari turi kumwe na mama wa Pazo, na mushiki wa Pazo, na murumuna wa Pazo, basa kubi wagira ngo ni Pazo neza. Twageze mu cyumba cy'iburanisha abanyamakuru, nicara ku ntebe ya kabiri. Imbere yanjye hari yicaye Punditi afite ikayi n'ikaramu ari kwandika buri kantu kose Punditi aba yandika. Wari twegeranye? Mwari mwegeranye. Icyo gihe aba bagabo batanu cyangwa aba basore batanu bari bicaye ku ntebe imwe iya mbere n'iya kabiri. Uzaba kiriho Sipiriyani ariwe Jihad yari yicaranye n'uwitwa Bayisabe Irene ndetse na Fatikaramu. Jihad muri jampa ya shokora na durage y'umukara, udukweto tw'umweru ukuntu dufunze. Yego, bimwe by'ibisabo nyine bambara muri ntuze muri quartier. Nihuse rero byabaye ngombwa yuko babanza ukunda gushinja abastari ndetse n'umwe mu byamamare mu Rwanda, umushinjacyaha. Kamarani wibagirwe n'ibyo umucamanza yavuze ku matelefone uwitwa Jean Paul. Yego gatoya. Nari kubigarukaho. Utwo ngutwo n'udushya twabaye mu rubanza. Yego, uwitwa Patrick niwe wabanjije kuburana n'umunyamategeko we, ufite nk'amanota kuri njye. Umbwiye ngo mujudginge, nubwo atari ngombwa ko mujudginga, ariko umbwiye ngo nimuha amanota bitewe n'uburyo yaburanye, namuha nka 51.9%. Umushinjacyaha arabashinja, nabo bajya mu kwiregura. Patrick cyangwa Pazomani yireguye avuga yuko yari afatanije imeri na Yampano bagikorana. Ntago ndi ubitinde ibyo mwarabivuze, mwabisobanurira abanyarwanda inshuro nyinshi cyane. Nta munyarwanda utabizi yuko Pazomani yabanye na Yampano, bakoranye, bari bafatanyije telefone, yewe imeri access yarayifitemo. Bivuze ngo ibintu Yampano yabikaga, yabonaga notification, uwitwa Pazo yabonaga notification muri telefone ye. Avuga yuko ubwo bakoranaga mu kwezi kwa 4 bari baremeranije yuko bazajya kunuganurwa yuko haba hari video ya Yampano. Gadfa ntabwo uri kuvuga, simbizi niba uri kunkurikira.
icyo gihe uwitwa Pazomani yisobanuye avuga ko ubwo yaramajije kubona uwitwa Yampano ameze nk'uzamwambura kandi nta masezerano bafitanye, nta hantu yamurega kubera yuko nta masezerano y'imikoranire bafitanye, habaye conflict hagati ye na Yampano. Yampano amakuru amugeraho yuko hari video ye iri hanze, ndibuze kubigarukaho n'uburyo ki byatangiye kunuganurwa yuko hari video ya Yampano iri hanze. Byanyuze kuri inde? Ni uwuhe muntu wa mbere werekanye ko yaba afite amashusho ya Yampano? Yabyerekanye mu buhe buryo? Sinzi niba uri kuntegera Godfather n'abandi turi kumva. Sawa, icyo gihe uwitwa Pazomani arabibona, ariko ngo yari yanabwiye Yampano ati hari video nabonye, ati hari video nabonye musaza, ibintu nk'ibyo ngibyo kurumva hari harimo uruntu. Ibindi reka mbisimke kuko nago ndi kubyibuka, sinzi ibi bintu bisa bijya mu mutwe wanjye. Bahise bajya kuri inde? Sorry. Icyo gihe umushinjacyaha kimara kuvuga yuko binjiye muri telefone ya Yampano bagakuramo video ari Pazo, umushinjacyaha yemeye wowe ubwe ko witwa Yampano yarasangiye email na Pazo Ishimwe Patrick ariwe manager, ariwe wari manager we. Aravuga umushinjacyaha ngo ubwo batandukanaga Pazomani yasigaranye ya email. Madame le Presidente wiburanisha ahita muca mu ijambo, aravuga ati se ibyo ngibyo niba Yampano yarabizi ko hari umuntu ufite email ye muri telefone, hari urwego yabimenyesheje, yarareze se yigeze atanga umugabo, ni iki kitwereka ko atari Yampano aya mashusho warabigizemo uruhare mu gusakaza? Ahantu ndi bugende nisobwa baraza kumfasha. Godfather. Yego mana, yego kamera yego. Yego ndimo ntago mbarambira, ntago ndi butinde cyane. Reka ndahita njya kuri K John cyane kuko K John niwe birimo n'ibintu bya njuga, birimo n'ibintu bya restaurant yo kwa Kibonke, harimo ibintu byinshi. Icyo gihe Pazomani cyangwa Patrick muri ribu we yivugiye ko video yayibonye muri telefone ye. Ati se Pazoma, ibintu wavuze muri ribu atari byo uvuze hano mu rukiko. Ibintu wavuze muri ribu kabivuga muri pariki, katari byo uri kuvuga hehe hano muri pariki. Umumetere we ati erega impamvu yavuze yuko video yayibonye muri telefone ye nuko notification iza muri telefone apana kuri telefone, bivuze ngo Pazo we yabonye notification iriho video ya Yampano. Umushinjacyaha ati rero iyo video iri kuri email kugira ngo uyibone bisaba yuko uyidownloadinga ukayisavinga muri gallery. Icyo gihe byabaye amahereri, berekana ingingo, berekana iki, umumetere wa Pazomani aragerageza arakanyakanya, yerekana ingingo rwose, bigera aho ngaho babasabira kubafunga. Urumva? Uwo muntu musohore hanze ufunge ari kukubangamira. Yego oya ntacyo babasabira iminsi 30 y'intuzi, babasabira iminsi 30 y'agateganyo. Umunyamategeko wa Patrick yavuze ko atari ngombwa ko bafunga byaga iminsi 30 y'agateganyo. Bikunyumva? Kubera yuko Pazomani niwe wigemuye, niwe wijanye. Bati rero ntago numva uburyo cy'umuntu wijya ari we wizanye. Mutaje ribi taragiye kumufata, ntago nibwira yuko yatoroka, kandi hari ingingo
zerekana zinasobanura yuko umuntu akwiriye kuburana cyangwa gukurikiranwa ari hanze adafunzwe. Ibyo bahita bajya ku witwa uwa kabi. Uwo ni K John. Uwa kabi ari we K John. Uko bigaragara video ntabwo ari we wa mbere wayibonye, ariko yabonye screenshot kuri WhatsApp y'umuntu witwa Odette. Inyana yimbwa ibimuhamagaye. Aragomba kwandikira guhamagarwa n'abakobwa. Oya ntabwo ari umusore mukuru ujya amafaranga baho. Komeza garafure. K John yabonye screenshot kuri stati ya WhatsApp y'umuntu witwa Odette usanzwe postinga ama pornography cyangwa ama video y'urukoza soni. Iyo screenshot yari irimo witwa ngo Yampano yaragaragaraga yicaye ku gitanda. Uwo Odette yandikaho ngo umpa 5 ndamutamo video yose y'iminota 10. Icyo gihe uwa kabiri yahise akora screenshot. Iyo screenshot ayoherereza umuntu witwa Papa Cyangwe. Kumbe ako kanya Papa Cyangwe yicaranye mu nzu na Yampano. Wanji komeza inkuru. Bari kumwe aramubwira ati ibi nibi. Video yawe n'iki. Aho hantu niho hantu hambere. Na mbere. Yampano yamenye yuko video ye iri hanze. Ibyo ngibyo igihe byabereye mise nkibagirwa kandi mukanya uvuga ngo bareka kumamagara nari kubivuga. Okay, dukomeze. Uwa kabiri yisobanura avuga ko iyo video ntabwo Odette yayimuhaye, nawe ubwe yaje kubona birimo biratrending ibintu by'amavideo. Iyo video arayishaka arayibura. Hari n'abantu bagiye bavuga mu mazina bandikiraga K John bamubwira ngo waduha iyo foto iyo video ya Yampano. Akababwira ko ntayo afite. Yaje kumenya amakuru y'uko umuntu witwa Nesta Papi uriyo babafunganye ari ufite video ya Yampano, ari nawe wayimwoherereje. Muri ko kuyimwoherereza byari bimaje gutrendinga. Umutangabuhamya witwa Lewo Ngabo ari we Njuga. Ngabo ndagusuhuje. Yavuze ko iyo video wayibona bwa mbere yayibonye muri telefone ya Kalisa John na bari kwa Clapton Kibonke. Abantu barahazi no hano hambere abo umuceri mwiza uramaze. Tujye twamamariza abantu nta birenze mani. Komeza. Tujye twamamariza abantu nta kibazo. Ongera ko bagira n'inkoko iryoshye. Yego ni nko ibintu bafite ni restaurant nziza cyane. Clapton ni umwe mu bantu bafite restaurant nziza. Umuntu ukeneye kurya ajya kuryayo nta kibazo. Icyo gihe Njuga avuga yuko video bwa mbere yayiboneye muri telefone yande ya Kalisa John. Ari kuyibereka bahagararanye na puzzle. Ibintu uwitwa K John yahise avuga ati shwi. Uwo muguhungu witwa Njuga twagiranye ibibazo bya filime, niba ngo yarayimwandikiye, niba barayikinanye, niba byaragenze gute simbizi, ngo bapfa amafaranga, ngo kandi Njuga agira inzika, ngo ubwo ni systeme yo kwihorera. No way. Yo kumushirishamo. Niko bwe yivugiye. Niyo magambo yavuye mu kanwa ka K John. K John. Mbibutse yuko nanone mbasubiza inyuma gatoya. Igihe basubika kumva witwa K John yavuze ko ibyo bintu ntabyazi. Umuntu ukwiriye gukurikiranwa aho ibyo byaha ari umuntu witwa Puzzleman. Ndapfuye. Bivuze ngo nukumushirishamo.
reka nsobanure kano kantu rero kuko nshobora kuba ntari impuguke cyane mu mategeko. Iyo abantu bafunganywe muri dosiye imwe barenze umwe, ubwo ni 2 cyangwa 3, babita ngo ni ishumi. uretse gato Iyo murimo muraburana ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo muri ishumi, biba bisanga mwigengesere kuko iyo umwe ashirishije mu ndi byanga byakunda bakubita 30 jours. so nukuvuga ngo niba nkumvishe neza mu itegeko byanditsemo iryo jambo ngo ni ishumi. Abantu benshi barabizi neza, abantu bajya mu nkiko iyo muri babiri babita, iyo muri babiri muri dosiye imwe imwe babita ngo ni amashumi. Ya niko bimeze, ndabibona bari kubyandika. Komeza. Yego mbo uwitwa Pazo wibwa Kalisa John yashatse gushirishamo nde Pazoman, kandi Pazoman ni ishumi. Aba bantu byanyeretse yuko nubwo bari kumwe ahantu bari ntago bahuza, buri wese ari kwita undi wa ba mwana, ari gushaka gukiza amagara ye. Witwa K John niko kuzanamo witwa Njuga avuga yuko ngo bapfuye amafaranga ibintu bya filime. Nawe urabizi Njuga yakoze filime bigeraho biranga agira gute, manager w'abahanzi nta kintu atakoze. Njuga abamucoma yabaye ibintu byose, n'umutete n'umuntu ukora ibintu byose Njuga kugira ngo ibonere amafaranga ye, nta birenze ibintu byose wamuha yabikora. Kandi ntabwo Kalisa we. Komeza. Bikunyumva ngewe siko bari kuvuga umuntu ahari kari byo byiza, kari umupampe wanjye kamarade yakora kimwe cyose amafaranga yabona. Oya Njuga turabaye cyane. Yego no gutebya kamarade wibigira Njuga, ariko se Njuga agiye kubigifura. Ndigutebya nta bintu birebire bro, uraganira mani nukugira ngo inkuru uryohe nta mutima mubi. Njuga ari igitangaza. Okay nese Njuga iyo mvuze ngo wakora buri kimwe cyose kugira ngo ubone amafaranga, okay njye nateka amandazi, njyewe na garuka mu nkuru. Guys, mufati iyi account ya Godfather, iyi ngiyi nkiza muri big screen please. Muyifollowing, iyi ni account igiye kujihostinga. Muyifollowing, iyi ngiyi muyifollowing kabisa. Iyi nkiza muri big screen, follow this account. Nigiye kujihostinga, iyi ngiyo nzayivanaho. So mufollowing iyi account nakiza muri big screen please, abatarayifollowing. Komeza rero kamara. Uwitwa K John akimara gushyira bakimara kusoma umutangabuhamya ari we Njuga ibyo yavuze, K John arabihakana. Muri uko kubihakana avuga yuko ari ugushaka kwihorera kwa Njuga, ndetse ibyo bintu bidakwiriye guhabwa n'agaciro. Yongeraho akantu gakomeye cyane, bamwe mu bantu batazi kuburana batazi n'uburyo cy'umuntu yitwara imbere y'urukiko. Mbaza ngo ni ukubera iki birabujijwe kuburana werekana ibimenyetso utunga urutoki umushinjacyaha cyangwa madamu wiburanisha, madamu perezida wiburanisha. Sorry. Mu kwishongora kwinshi uwitwa Kalisa John cyangwa K John yahise avuga aya magambo. Aravuga ngo ahantu twari turi kwa Clapton Kibonke kuri restaurant byanga byakunda hari kamera. Mutapinga screen bari kumpa warning. Mutapinga screen amakoni yo ntayo mufite, aba batibi bari kugira mu bakandeho, ariko muforenge n'iri account bataza kumanura please, kuko nibyanga ndahita mfungura muri account yindi. Iyi ngiyi iri muri big screen niyo account nini, urabona ko ifite hafi 450 ngahe. Muyifollowing kuko nimba amanura hano ko mutari gutapinga, niba dukuraho ndahita njya gufungura muri iriya. Komeza my brother. Reka ngareko nzo duhe n'abandi no komeza uri rukazwa niki. Komeza akantu gakomeye yakoze nakaye. Yego yavuze ngo ahantu twari turi kwa Clapton Kibonke hari kamera, CCTV kamera. Ndakumva. Mwagiyeyo mukareba ko hari video nigeze nerekana ko hariyo CCTV kamera. Ubwo Kalisa John cyangwa K John yari arimo arabwira umushinjacyaha kubwiye ko ari umwe mu byamamare byo mu Rwanda. Madamu Presidente wiburanisha
yahise avuga ati no. None se ubushinjacyaha nibwo bujya gushaka ibimenyetso bibashinjura cyangwa abametere bawe nibo bakwiriye gushaka ibimenyetso bigize gute bigushinjura. Komeza. K John abura ingingo, babura ibiki, akajya bavuga ingingo zitari zo. Umucamanza akaba afasha ati iyo ngingo ntabwo ari iya 97 ni iya 80 muri beshye nyine wumva sinzi. Byaje kurangira Claude wimuvugira. Byaje kurangira Presidente wiburanisha afashe umwanzuro yuko urukiko ruzasomwa cyangwa isomwa ry'urubanza rizaba ku itariki 11 saa 9 z'amanywa hariya ku rukiko rw'ibanze Kicukiro. Izina Dumba ryagarutsemo rite? Muretse gato. Izina Dumba ryagarutsemo rite? Izina Godfather ryagarutsemo rite? Urakoze cyane. Uwitwa Pazomani akimara kumenya yuko byamenyekanye yuko ifoto ya Yampano iri hanze kandi ari we bari kubishyiraho, bubwe yahaye video umuntu witwa Dumba. Ariko ahita yisiba amuhereza audio. Aramubwira ngo amavideo yose yasibe kandi ureke gukomeza kuyakwirakwiza. Godfather we bamuvuzeho iki? Godfather ntago mbyibuka man, mafite ibintu byinshi mu mutwe ntago ndi kubyibuka. Ariko icyo nawe mu mwandiko urimo, wowe urimo, harimo witwa Babu Rwanda wo kuri The Choice. We yatanze yatanze ubuhamya. Babu we yatanze ubuhamya kuko yego yatanze nyine yatanze ubuhamya. Nagira ngo ubwire ibyamamare byari biri muri uyu mwandiko. Mwese kuvuza details ntabwo ndi kuzibuka details zawe. Ninzibuka ndazivuga winca mu ijambo datuma nibagirwa n'ibindi ahubwo. Icyo gihe urubanza rwari rukomeye, rwari imbaturamugabo, abantu bose bari bakeneye kumva. Ni urubanza rwitwa Uzabakiriho Spiriye nabo bari kumwe, ubwo ni amashumi ye. Babasomera imyirondoro, ariko mbibutse ko bari baduhaye warning, nta muntu wemerewe gukoresha telefone, nta muntu wemerewe kongorana n'undi cyangwa kuganirira mu cyumba cy'iburanisha. Ndetse briefing bari baziduhaye batubwira yuko abantu bemerewe telefone ari abunganira abandi mu mategeko, ubwo niba abavoka. Bagihagurutsa Jihadi ntuze uriya yinjira afite mikoro, afite na ekuteri z'umweru ziri mu gakava k'umutuku. Madamu wiburanisha ati ndimwegereyo ndebe hariya neza, uriya mugabo biriya bintu icyo afite mu ntoki ati zanyo ikaturebye ibintu ufite mu ntoki, ati ni ekuteri na twa tumikoro dutoya tudupamba sinzi niba utuzi. Ariko yamuhamagaye azi ko ari nka telefone afite mu ntoki, ntabwo ari telefone yari afite, ahubwo kubera ko Jean Paul Nkundi neza ntabwo yarazi amabwirizwa yatanze. Icyo gihe umukuru wiburanisha yahise atanga itegeko, abwira umupolisi wari wambaye inyenyeri ati nimumfatire umugabo mujyane hanze murebe ibyo arimo arakora. Jean Paul Nkundi neza baramufata bamujyana hanze. Iburana ryatangira, ariko bataraburana bakimara kubasomera imyirondoro, uwitwa Savio
uko nanamwe expectingaga naga ariko nasanze ameze numvaga ari ikintu cy'ikigabo cy'igisore n'iki ariko naje gusanga ari umuntu ukiri muto ufite amagara matoya mugufiya kabisa tureshya wumva nyine w'amagara make urabibona ko muri abo bantu bose bari kumwe n'ubwo ari amashumi uko ari batatu niwe muntu ubona ameze nk'aho adafite ubushobozi muri abo bose bari aho ngaho yamanitse ikiganza aravuga ati njyewe ntabwo niteguye kuburana kubera ko nta muntu yunganira amategeko ndabona ndumva mwansubikira bahita baha ijambo uwitwa Nesta Papi Nesta Papi muri dread zifungiye inyuma utuje cyane ubona ucecetse utavuga amagambo menshi ahita avuga ati njyewe nta kibazo ati n'uburenganzira bwe bageze kuri jihad ati njyewe ndi tayari kuburana n'abamwunganira amategeko bati turi tayari umushinjacyaha ahita avuga bamuha ijambo aravuga ati kubera ko aba bantu bari muri dosiye imwe uri kunyumva Godfa mane ndi kukubwa uri kunusura ntabwo uri kuva ngo uvane inkuru bro okay sawa kubera ko aba bantu ari amashumi ntabwo dushobora kuburanya bamwe undi ngo tumwihorere bityo rero ndumva twamuha umwanya agashaka umwunganira mu mategeko urubanza rukazaba afite umwunganira mu mategeko ariko nabwo akatwereka ko afite ubushake bwo kumubona kuko yaba muri RIB ntawe yari afite no muri parike ntawe yari afite ubu rero ntabwo tubizi neza ko hari bwo agiye guhita amushaka ariko kubera inyungu cyangwa kubera icyo amategeko avuga urubanza rwasubikwa nuko urubanza rwasubikwa uwitwa Fatikaramu yari umwunganizi mu mategeko ubwo fata ku mavuta yaburanaga atera agatoki aravuga ati nubwo bimeze gutyo uyu musore atubwira igihe azabonera umwunganira mu mategeko kubera yuko umukiriya wacu amaze iminsi myinshi muri kasho kandi hari ibintu birimo gupfa uwitwa Bayisabe Irene Presidente w'iburanisha atarafata umwanzuro yahise atera agatoki umugabo w'umuhanga cyane uzi ibintu bigendanye n'amategeko icyo gihe yavuze ko nubwo bari biteguye kuburana uwitwa Jihad atarabona dosiye yo muri RIB mwibutse ko iyo utarabona dosiye yo muri RIB waburana iki ibyo bintu ni ibiki muri mora icyo gihe bakimara kubivuga yuko batarabona dosiye yo muri RIB ibashinja uwitwa Jihad yahise azunguza umutwe cyane n'amafiyeri menshi cyane kwa kundi nyine kw'abashu Presidente w'iburanisha ahita avuga ngo Jihad ibyo bimenyetso uri gukora ntago byemewe ku kuntu uri kwitwara mu cyumba cy'iburanisha ntago byemewe barakomeza bavuga ibyo ki muri systeme batarabona dosiye yabo yo muri RIB bavuga yuko babishyizemo ahubwo batarihuza na systeme umukuru w'iburanisha aravuga ati niba ari ibyo ngibyo turabaha kopi nta kibazo muravana tubaye kopi Jihad birangira ameze nk'uhawe warning gutyo urubanza bararusubika barushyira itariki 11 ariko Bayisabirene ahita azamura ati njyewe ntago mpari ati nzaba mfite urundi rubanza ati kereka murushyize nyuma ya saa sita okay birangira bafashe umwanzuro yuko urubanza ruzaba ku itariki 11 zo kwa 12 isaa sita z'amanywa urakoze cyane ndagushimiye nabonye iki rero okay mu ijambo rimwe kansoze cyangwa nta kibazo
nanjye gukora conclusion Yego. y'uburyo kinabonye imiburanire y'aba bantu bose ukuntu imeze. Ariko niba ujyatse ijambo nta kibazo. Reka yimpe mu munota umwe. Umuntu bita Tiriska, umuntu bita Keza ashyira muri request ndashaka kuzamura tugiye mu cyiciro kindi. Erega ibintu birakomeye. Keza Tiriska ashyira muri request. Nkubiti yo twagiye. Keza Tiriska mfite amakuru yuko umunyamakuru yarari hariya. Umunyamakuru we, umunyamategeko we. Sorry. Okay, so reka noneho tumaze dufate ntuza tujye mu cyiciro cya kabiri ngo kumazi. Reka nsoza kuri conclusion yanjye. Abantu bajya gusura Jihad n'abajya gusura K John ariko cyane cyane ndabivugira kuri Jihad bitubwoba ko Jihad ashobora kuzafunga umutwe nka kumwe fata ku mavuta yafunze umutwe iyo urimo kuburana ifungwa n'ifunguro ry'agateganyo ndimo ndasoza nsigaranye amasegonda nka 22 bisaba ngo wiyoroshye ntago wigira kingi uraceceka abanyamategeko bawe akaba ari bo bavuga amagambo menshi nkize mu nyurabwenge uko nabonye Jihad ku itariki 11 nagaruka rikameze afite confidence self confidence bizaba bibi agomba gucisha make agomba gutuza ibintu by'ubushu akabishyira hasi akamenya bigenda guti imbere y'abanyamategeko y'umucamanza y'umushinjacyaha iyo ugiye kubwira umushinjacyaha nago mutunga urutoki nago uzamura urutoki ngo utange PC icyo gihe ugiye gutanga ruswa ya miliyoni 2 bari gusobanurira iyo ruswa iri gutanga ni iki uyivanye ibyo binagomba kubyiga abanyamategeko be fata ikaramu nabayisabe Irene bakamwigisha uburyo kiyitwara kuko byagezaho bayisabe Irene amukomanga mugira ati tuza bisobanuye iki rero abanyamategeko ba Jihad bagomba kumwigisha uburyo cy'umuntu yitwara imbere y'urukiko. Wakoze cyane Godfather, ndagushimira wakoze cyane. Ibi narabikubwirega usavamo umunyamakuru muzima we kurikira inama zanjye uri umuntu umwe ufite ukuntu bisobanura ukabitondekanya uzi kuvuga ugomba gutegura uburyo bwo kuvugiramo n'igihe cyo kuvuga. Coup de chapeau bisobanuye neza cyane. God bless you. Twagiye umuntu bita Tiriska ndagushaka hano ibintu birakazi mvugira ngo ibintu birakomeye. Tap the screen tugere kuri miliyoni.